Matete mugobe. Mugwe mati. Ai. Hano baracyase kabuse turagira Yakunda nimba napfuye nanjye. We mukunda toilette vuba. Urimo neza byane. Yewe kundirimbo. Oya. Murabagome. Kikagenda cyasaguza gishwanya guza noneho cyagera hasi mu runero. Ariko uyu muntu ntibamurose. Inkuru kunyu zaracitse. Ntiharoswe. Nta nkuru kunyu ifite. Wakana. Inkungu nyorya. Pick up turacyayo. Still running. Yego. Still running. Uratsara tubwira pepa. Kwino kandi nizere ko udafite umutima mubi ntunarakare. Je rero nambaraga mfite kandi nabonye ari nko kwasi n'urusu yo ku rutare. Ngombaga kureka. Sibona setse. Basa barumuga. Ugiye kuvama amazi ku nturusu yo ku rutare. Oya nyine ako bisaba igihe kirekire. Uwo mwanya wose ntago nawumara nta kantu nashyashe kantu. Uyitumbaza ngo uvuze ngo inturusu ya oya navugaga ko nyine kwa kundi biri budusaba umwanya muremure nta kantu mfite mu nda. Still running. Kwa hamiriza akanivugiriza ingoma. Oya wiseka nyine gusa usetse. Kandi nari ngiye kukubaza ukuntu waje kurega amabwa. Twagiye. Action. Turi cicaro umuryango waguteguriye. Yesa bigutwaye. Wa byanditse. Ubiye batwaye ikintu. Ongera ugaruka. Abantu barebe kabisa. Urabanza barebera mbere yo kwicara. Banza bacishe mama. Buri kwira mu ihanga. Barambwiye ako kantu rero gukaba ku mwijima. Ako kantu barambwiye ngo kari kuma. Kandi ngo yo kamaze kuma meyo. Yesu. Kwisha amaneno. Ako mujya murekeye nibyo wabibuza umuntu kuko mu mutima. Vuga ugasubiremo nabone nje. Okay. Esa bye. Tugende still running.
kwikokomora nabyo mwahita muceceka kugeza ubwo mubiranye nyine nuko byagenze ubwo nudatabarira hafi urumva nudatabarira hafi kazi yako cyagenze byo abantu bakundana ni gutya hameze urukundo ni kuri urukundo rwose buriya urukundo ni ikintu gikomeye cyane ibita byerekana ko buriya nyine umunsi w'abakundana dore ari wa mahero ntabwo wavuze ngo turaceceka yasinze kumukontorora ahuyemo nyine ni kwikokomora kwikokomora abo kwikokomora nabyo mwahita muceceka kugeza ubwo mubiranye nyine nuko byagenze ubwo nudatabarira hafi urumva nudatabarira hafi kazi yako nakomeze abantu rero bajye bicara ariko guseka ibirori ni ibyacu ariko kandi tubiziranyeho ni ibyacu ngo abantu batembagare banze ubitegereze ruga none se ariko murebera n'agakombe numva ukuntu kameze ndazamura agahinda ngaho nibuka ntareba inyuma bikorwa no gukira oya reka niruka yewe ntabwo murakoze cyane kabasabemo kugira ngo bese none amashi ntabwo turatangira abamashi asanzwe nkaho hari icumwe yararangije kuvuga okay action uyoboye byabaye okay iminwa yanyu ibitwenge mu bigabanye mwihangane abantu muceceke tugende arimo and action barambwiye ako kantu rero ngo kaba ku mwijima ako kantu barambwiye ngo kari kuma kandi ngo yo kamaze kuma meyo yesu kwisha amanene ako mujya murekeye nibyo wabibuza umuntu kuko mu mutima vuga ugasubiremo ntabwo kakira Suzana na gitari ya gitari waretse gukubita gatatu nawe gitari rero igitwenge cyo gisetsa n'umuntu atari buseke basi kaburushete utibeshye ugakoraho utarangije inshingano ntitwabyumvikanyeho kate jya witonda kandi